Amazina ye yitwa Muto Josiane, yavukiye muri Kigali, ariko kubera ubuzima papa we baje kumufunga. Agarutse asanga mo yarahindutse, yaragiye mu Burayi, niko guhita atandukana na papa we. Twavukiye na mama abana na papa nyine baza gutandukana ubuzima runaka. Papa baramufunga, bamufunze nyine asanga mama nyine yarahindutse, yabaye agiye mu Buraya. Papa nyine birangira amwanze. Josiane na mama we baje kujya kuba mu cyaro, ubuzima bwakomeje kwanga. Mama we baje kumufunga kubera urumogi, bamukata imyaka 15. Uyu mwana w'umukobwa yasigaye wenyine, ubuzima buramucanga, birangira agiye gukora akazi ko mu rugo. Nyuma yaho umusore yaje kumutera inda, abana yandi mahitamo afite, ahitamo gushakana n'uwo musore. Yatubwiye ko yababajwe n'uko yashatse atabiteguye kubera kubura yandi mahitamo. Yari umuntu ucuruza urumogi, arangije baza kumufunga nyine barafunze. Afunzwe nyine mbona nta bundi buzima, njya mu kazi ko mu rugo dukora, nkora amezi 2. Umuhungu aza kumbwira ngo nze kumusura, cyayo turangije turaryamana nerinda ngumayo, n'ubu niwe tukibana. Njye nitwa Muto Josiane, navukiye ariko siho narerewe. Twavukiye mama abana na papa nyine baza gutandukana ubuzima runaka. Papa baramufunga, bamufunze nyine asanga mama nyine yarahindutse, yabaye agiye mu Buraya. Papa nyine birangira amwanze. Tubana na mama gutyo, birangije abatujyanye mu cyaro, niho nigiye, niho nanakuriwe. Ndahiga, mwiga primaire, njya no muri secondaire, nsoza mu wa 3, ndatsinda. Nzi naha nyine kwaka ubushobozi mama arambwira ati ntabwo yabona, turabana kuko yacuruzaga nyine, yari umuntu ucuruza urumogi. Arangije baza kumufunga nyine barafunzwe. Afunzwe nyine mbona nta bundi buzima, njya mu kazi ko mu rugo dukora, nkora amezi 2. Umuhungu aza kumbwira ngo nze kumusura, cyayo turangije turaryamana nerinda ngumayo, n'ubu niwe tukibana. Hanyuma se umuhungu waguteye inda mwarakundanaga? Yego, twarakundanaga nyine. Yaneye inda, mbona nta bundi buryo, nta ababyeyi, sinari guhungira kwa papa cyangwa ngo njye ahandi. Nahise nuza nyine ndahaguma. Niba atari ibanga, se ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. Hanyuma se ufite abana bangahe? Ni umwana uri gusa? Yego, ufite umwana umwe. Hanyuma uriya uwo mubane papa we? Yego. Hanyuma se ubashije gusaba mama wawe? Iyo nabonye nyine amafaranga njyayo nkamusura. Njye mubasha kuganira se? Yego, turaganira. Mama wawe bamukatiye igihe kingana iki? Bamukatiye imyaka 15. Bamukatiye imyaka 15. Hanyuma se wenda dushaka gatoya utuganirize, papa wawe mugiye muvugana? Yego, papa nawe abinaha nyine yashatse undi mugore. Yashatse undi mugore? Tubonye uri gucuruza ibisheke, tubwire se biragenda se? Biragenda gake gake. Bijyanye no gucuruza ibisheke biragenda. Hanyuma se
wisanze ucuruza ibisheke hari ibindi wabanje gukora cyangwa umaze gucuruza ibisheke? nta kindi namanjije gukora nyine twarashakanye ndabyara nje kubyara nje vuba nyine umwana akuze ndavuga ati yo kugira ngo njye nirwa nicaye mu rugo ajya agenda akaba higa n'icyo gihumbi. Hanyuma wenda dushaka utuganirizeho gatoya ku bijyanye n'umwana wawe. Ni iki wumva wifuriza umwana wawe? Umwana wanjye nifuriza kubaho mu buzima bwiza akabaho neza nyine akazakura nawe wenda akaziga mu ishuri ryiza akazakura afite intego. Wenda ngaho tubwire ikintu cyaba cyarakubabaje mu buzima. Ikintu cyaba cyarambabaje mu buzima ni uko nyine nakuze n'abana n'ababyeyi banjye. Ikindi cyambabaje mu buzima ni uko natsinze nyine mu rugo bakabura ubushobozi bwo kuba bandihira no kuba narashatse natabiteguye. Gushaka ntabwo wari wabiteguye? Wumvaga se ari nk'izindi nzozi ufite? Inzozi njye nari mfite numvaga nyine ari zo gushaka amafaranga nkazabasha kwibeshaho nyine nkajya mbasha no kujya kureba mama. Rero uza gushaka. Hanyuma se wenda ubonye nk'ubushobozi bwo kwiga wasubira kwiga cyangwa byararangiye? Mbonye ubushobozi najyayo. Wasubira kwiga? N'undi najyayo ntabwo byari byarenga najyayo. Ubu se wasubira mu ishuri ukongera ugatangira kwiga n'umwana? Umwana namusiga nkajya ku ishuri. Uteganya se kongera kubyara undi cyangwa byararangiye? Oya ntabwo biri hafi hano. Ugiye kubanza rero uwa mbere. Hanyuma se bino bintu ukora ubona uko ufasha umwana cyangwa bijya byanga? Ntabwo byakanga wageze ahangaha. Hanyuma se hano muri Kigali muracumbitse cyangwa mufite inzu yanyu? Turacumbitse turakodesha. Hanyuma se umutware wawe akora iki? Umutware ahiga ibiraka nyine akazi kose abonye aragakora. Ni nk'iki wumva wabwira mama wawe? Ni iki wumva wabwira mama wawe? Icyo namubwira akihangana yazafunga nyine ntazasindira mu byo yakoraga. Hanyuma se tubwire wenda ni nk'iyihe nama wumva waha abakobwa bakiri batoya batarashaka ariko sitiri biyandariye? Abakobwa inama nabaha inama yo kwirinda nyine ntibabatere inda mu gihe batabiteguye, bakareka kwiyandarika nyine ntibajye bagendera mu kigare cy'abahungu ngo babashuke. Iyo niyo nama nabaha. Hanyuma ngaho tubwire wenda ikintu kijya kigushimisha mu buzima bwawe? Ikintu kijya kinshimisha kuba ndi kumwe n'umwana wanjye. Ese nk'ubu ngubu ubonye nk'ubushobozi ni nk'iki uba wumva wakora? Mbonye nk'ubushobozi ngiye nize ibintu byo muri salo nyine, nyuma yaho ninangiza kwiga nashinga salo akaba ari byo nakora. Wowe washinga salo yawe? Hanyuma se ntabwo wakaka akazi ko gukora muri salo wenda ko nabo bagira amafaranga? Nakaka nako. Ukabonye nako wagakora gukora muri salo? Uzi ibiki n'ibiki bijyanye muri salo? Gusuka gusa. Ariko n'ibindi wagenda byo gukora. Ni nk'ubuhe bushobozi wumva wenda ushaka? Ubushobozi nshaka usibwa amafaranga umuntu ayo wabona yose wakora. Ngaho tubwire nk'iki wumva wasangiza abantu bazareba inkuru yawe? Ikintu wumva wabasangiza? Sinabasangiza bazareba inkuru yanjye nyine nababwira ngo
nabashimira wenda bakamfasha kuri iyo nkuru nawe naratanze ibyo niko nabyumva. Rero twebwe itsinda rya Bahukuboko tumaze kwishimira ayo kurya y'uwo munsi. Hanyuma turi gushaka wenda hagize nk'umuntu uzaguha ubufasha utange nimero ya telefone we yawunyuzaho. Nimero ya telefone barayibye. Na telefone ufite? Nta n'undi muntu se wenda uzi telefone tukaba twaguhamagara. Okay, uraza kuyiduha nta kibazo ya nimero ya telefone. Sawa urakoze? Yego namwe murakoze. Josiane muri we ngo aba yumva abonye ubushobozi ngo yasubira kwiga nawe agasoza amashuri ye. Ntabwo yavuye mu ishuri kubera impamvu ze, ngo yavuye mu ishuri yatsinze iwabo ubushobozi bwo kumwishyurira kubera gutandukana kw'ababyeyi be. Nk'ibisanzwe rero reka uyu mwana w'umukobwa tumufasha mu bushobozi bwacu. Ubaye ushaka kumufasha watwandikira muri comment tukabahuza ukaba wamufasha. Ntuke gukanda subscribe ndetse no gukora share. Ndabakunda cyane.